Wow, ndabashuje cyane ndagushimira wowe wahisemo kujya utwumva umunsi ku wundi. Turacyakomeje n'iya story yacu yitwa ngo life is not balance. Ejo hashize twasize FIFA nari kubwira umukecuru ati reka mvugane na Fisi video call. Ushobora kuba waribaza ati si hagiye kubiki, ese Fisi agiye kumenya ko wamwimye byo kurya ari uri kubana na nyirakuru cyangwa ari kubana n'uwo yita nyina kandi yari imfubyi. Fisi yasavuga ati anyway ndumva muri kubiburanira, so rero ndi gupanga kuzaza aho ngaho vuba, ndatekereza aribwo tuzavugana. Fana ati oya bro reka tuvugane. Fisi acyumvijwe yumva wenda sura ko ari nk'ahandi hantu arize, ariko arirengagiza aravuga ati nta kibazo ngo niwabwereza telefone tuvugane. Fisi ati bimeze bite, nizere kuri kwita kuri mama wanjye. Fana ati igwe ndi kwita kuri mama wawe kandi ndi gukora buri kimwe cyose ngazabamo mubyeyi mwiza. Fisi ati wow byiza cyane, nizo nshingano zawe ubu ngubu, niko kazi kawe ugomba gukora, ibindi ntabwo bikureba. Izindi nshingano wenda uri gutekereza ko zishobora kuba zakureba nta giso ngizo zikureba. Ati rero ndakwinjiza mama wanjye niwe muntu wenyine mu buzima bwanjye nkunda, ntuzigere umubabaza. Fana ati none se ko mbona asa nkaho nkuzi. Fisi ati anyway njye nta hantu na hamwe waba nzi, wenda maybe uri kwibeshya wibeshyeho gato y'ukuntu, ariko nta hantu na hamwe waba nzi kubera ko doctor from ndi umudokiteri kandi ntabwo nakuriye aho ngaho muri ibyo bice by'aho ngaho. Anyway rero ushobora kuba runyitiranyije. Fana ati okay nta kibazo, nashobora kuba nari mwitiranyije kuko nk'uko bivuze akunda muzo n'amaso atarayanga. Fisi ati reka tubyihorere, wowe ufite inshingano ufite nizo kwita kuri mama wanjye urwaye, ibindi addition ndabizi neza ko wenda bidakwiriye. Fana ati ako mukecuru ndabona uyu muntu nsa nkaho muzi, wenda nuko yakuze ariko ndabona nsa nkaho muzi. Umukecuru ati uwo ni umwana wanjye, nose waba umuzi hehe? Ntabwo umuzi. Fana yarakomeje yita ku mukecuru cyane, akajya amuhereza ibyo kurya bakamuhemba, buri kimwe cyose kikagenda neza. Arangije ati ariko mana warakoze kumereza abantu bameze nk'aba ngaba, nukuri uri umugabo w'umuhanga pe, kuko ubuzima bwari bugiye kuncanga, buri kimwe cyose cyagiye ugiye kubaho nabi. It was one day ubwo baje kumuhamagara mubwira ati Fani mama wararwaye ari mu bitaro ameze nabi. Fana ati oya ntabwo bishoboka, ntabwo byashoboka ko mama wanjye yansiga. Fani yabwiye umukecuru ati ngiye kureba mama wanjye ararwaye ameze nabi kandi na papa yarantaye, ntabwo ubu ngubu nzi ahantu ari. Umukecuru ati genda nta kibazo ndahwitsera neza ko ari buze gukira. Fana ati biragoye cyane. Umukecuru ati ngaho rero urugendo rwiza kandi nizere ko Imana iri buze kukugenda imbere, buri kimwe cyose kiri buze kugenda neza. Fana ati yego nukuri murakoze, nanjye nizeye ko buri kimwe cyose gishobora kuza kugenda neza. Fana ubwo yagiraga aho ngaho yasanze mama wamaze gupfa, agahinda kabaye kenshi cyane. Yaraturitse ararangije aravuga ati ese mana nakoze iki gishobora kuba cyatuma umwana bigeze aha ngaha, kuko ubu na mama wanjye wankundaga aransize. Umukecuru ati humura nawe uzambera umwana kandi nzakora buri kimwe cyose, nzabwira umuhungu wanjye ibyakubayeho. Ako kanya umukecuru yahise ahamagara Fisi aramubwira ati umwana wanjye rero wa mwana twabanaga yahuye n'ikibazo, ati ubu tuvugana yapfushije mama we, ese nta kintu na kimwe wamugenera? Fisi ati ndaza kureba, ariko ubu nawe ifite gahunda yo kuza aho ngaho muri iyi minsi, so uzaze kumfata ku kibuga cy'indege ejo kandi nawe muzazane, we nazarebe ko hari ikintu nshobora kuba namugenera. Fana ati nukuri uwo mwana wawe ndumva ari umuhungu ufite umutima mwiza, ntabwo nzi ikintu namuhemba, ntabwo nzi niba koko nibi binambwiye ari byo. Bwarakeye bajya ku kibuga cy'indege, bagezeyo bategereza Fisi. Kubw'amahirwe for chance Fisi yaje gusohoka mu kibuga cy'indege. Fana kimubona yarikanze. Murakoze cyane, we have next party tomorrow. Mwari kumwe na Ude Tuyingabire akiro Kanyamibwa, wese mugwa neza Laurence, turabakunda cyane murabizi. Don't miss